Katubumbure Bibiliya, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Luka ibice 10. Turasoma duhereye ku murongo wa 35. Luka ibice 10, umurongo wa 30. Mumbabarire gato. Umurongo wa 30 w'ibice 10, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Niba tuhageze reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi muri iyo nzira amubonye, nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umurewa ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura. Ngize gute? Haleluya, haleluya. N'umugisha ukomeye kugirirwa ubuntu bwo kubana namwe, by'umwihariko mu ijambo ry'Imana. Amen. Nanezerewe kuba hano, naherukaga kera, ariko bikaba n'umugisha wiyongereyeho ko aribwo bwa mbere mbonetse hano ari ku Cyumweru. Imana niduhana umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nahaye umutwe uvuga ngo kuba aho Imana ishaka. Kubaho Imana igeze gute? Bwira mugenzi ngo baho Imana igushaka. Kandi ntubivuge gutyo gusa, kuko Imana irabizi ko hari n'abantu babaho idashaka, kandi bagakomeza bakahaba, bagakomeza bagaterana, bagakomeza bagatura, bagakomeza bakaririmba, kandi baraho Imana itabashaka. Umuntu ashobora kubaho abantu bashaka, akabaho idini rishaka, akabaho ababyeyi be bashaka, ariko ikigira umumaro ni ukubaho Imana idushaka. Amen. Ndashaka kwifashisha aya magambo dusomye yavuzwe n'umwami wacu Yesu, aho yasubizaga ikibazo umugabo wari intyoza mu mategeko yaramubajije ngo mwigisha, nkora iki kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana? Hanyuma kuko Yesu yari abizi ko uwo mugabo yaminuje mu mategeko, aramubaza ngo mu mategeko handitswe ngo iki? Undi arangije aramubwira ngo itegeko riruta ya nuko dukundisha Imana umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Yongeraho ngo kandi tugakunda Imana nk'uko natwe tugira gute? Uko twikunda. Yesu arangije aramubwira ngo rero genda nukora ibyo ngibyo ubwami uzaba ubufite. Ariko undi yumva ntibihagije, kuko yari intyoza ngashaka kwigira shaki, niko Bibiliya ivuga. Aramubaza ngo noneho se mugenzi wanjye ninde? Yesu rero niko kumuciriye umugani, agira ngo amubwire mugenzi we uwo ari we. Ariko icyo ngamije muri iyi nyigisho, ndagira ngo twibande kuri ya rugero Yesu yatanze rw'uriya muntu ngo wavaga i Yerusalemu amanuka ajya hehe? Ubundi ahantu ni habiri, umuntu ahitamo hamwe aba. Umuntu ahitamo kuba i Yerusalemu cyangwa agahitamo kuba hehe? Kuko hari ubuhanuzi bwa Yerusalemu, hakaba n'ubuhanuzi bwa Yeriko. Imana ntabwo iguhitira amahoro. Buri Imana igira demokarasi nyinshi. Irakubwira ngo nashyize inzira 2 imbere yawe, ugomba guhitamo imwe. Nashyize imbere yawe umugisha n'umuvumo, ugomba guhitamo kimwe. N'imbere yawe rero hari Yerusalemu, hari na Yeriko, byombi niye, ariko biratandukanye. Turacyari kumwe? Ubuhanuzi rero buvuga kuri Yerusalemu, buravuga ngo Yerusalemu ni mu murwa w'iki? W'amahoro. Bivuze ngo abantu batuye Yerusalemu bafite ubutunzi utagura muri alimentation. Amahoro ntabwo wayagura muri alimentation.
abantu bajya i Dubai ntabwo wayatumiza i Dubai ngo yakuzanishwe, ntabwo bivamo. Haleluya. Ntabwo ari umurage waho umugore wawe, ntabwo waho umwana wawe. Amahoro abonwa n'abantu batuye i Yerusalemu gusa. Uvuga ngo Yerusalemu gusa, iyo udatuye i Yerusalemu nta mahoro, kandi ibintu byose bitarimo amahoro. Nubwo waba ufite miliyari ntacyo bikumarira. Uyu muntu rero ava ahantu hari ubutunzi utakura ahandi, aramanuka ajya hehe? Ijambo ryambabaje cyane. Aramanuka ajya i Yeriko. Yeriko nayo igira ubuhanuzi bwayo. Iyo usomye ijambo ry'Imana usanga hari uko bagiye bavuga Yeriko. Yeriko haba urukuta rwa epeseri zingana na metero 6 rutangira abagenzi kugira ngo batinjira mu gihugu cy'amasezerano. Abisirayeli bahagera bavuye muri Egiputa bagana i Kanani, ngo bageze mu murwa wa Yeriko. Yeriko yari igoteshejwe inkuta zikomeye. Hanyuma sindi buvuga uburyo bayizengurutse kuko byose murabizi, ahubwo reka nivugire Yeriko imaze kugwa. Umukozi w'Imana Yosuwa afata ijambo arayivuma, avuma Yeriko. Abango Yeriko we urasenyutse, ariko umuntu uzongera gutinyuka kukubaka azapfusha imfura ye. Ubwo ntayivumyera ahantu havumwe ni huriya muntu yagiye. Arongera abango kandi uretse no kukubaka, umuntu uzongera gushinga ibikingi bya Yeriko azapfusha umuhererezi we. Iyo mivumo iri ku byavugwaga kuri Yeriko, ariko uriya muntu ananirwa kuba i Yerusalemu ajya ahantu havumwe. Hanyuma ngo umugabo witwa Hiyeri w'i Beteli, i Beteli hagereranywa no mu nzu y'Imana. Igisobanuro cya Beteli ni mu nzu y'Imana. Hiyeri ngo ashira ibinya, aravuga ati sha barayivumye, sawa reka nze nongere nyubake. Ngarongera yubaka Beteli, Yeriko. Akimara kuyubaka apfusha imfura ye, uko Yosuwa yari yarabivuze. Mugira ngo abantu se bubaka Beteli ni abapagani baba mu kabari? Reka da, ni abantu batuye i Beteli, ni abantu bari mu murimo w'Imana, ni abantu basenga, ni abantu biyiriza ubusa, ni abantu duhurira ku ifunguro ryera. Abo nibo bongera bakubaka iki? Yeriko. Ubundi buhanuzi bwavugwaga rero ku Yeriko. Muribuka igihe umukozi w'Imana Eliya yari amaze kuzamurwa mu ijuru, ikintu cya mbere yakoze ngo yasigiye umwitero we awusigira umukozi w'Imana Elisa. Elisa dosiye ya mbere bamuzaniye yari iyo kuvuga ububi buri muri Yeriko. Bati hari amazi akereta, hari amazi atuma ibihingwa bitera. Iyo niyo dosiye ya mbere bamuzaniye. Ndagira ngo mbabwire i Yeriko nta cyiza cyabo. Gira mugenzi ngo nta cyiza kihaba, haba ibintu bidashyitse gusa. Bidashyitse hasanga abantu bameze nk'abaritoromayo batabona, nibo baturiye Yeriko. Mbese bya bindi abantu bagufi nkabaza kayo batura hehe? Yeriko. Uwo mugabo munambabarire nta nubwo ari umugabo wamanutse. Nakunze Bibiliya cyane, ntiyigeze itubwira igitsina. Nicyo nakundiye ijambo. Bivuze ngo umuntu wese aramanuka. Batubwiye ngo umuntu wari uvuye i Yerusalemu aramanuka ajya hehe? Ntituzi niba ari umugore utwite, ntituzi ari umukobwa, ntituzi niba ari umugabo. Icyo tuzi cyo ngo nuko ari umuntu. Umuntu wese rero ashobora gushyiramo izina rye uko abyumva nuko ashaka, kubera ko rwa rukweto ruradukwira twese, sibyo? Ngo aramanuka rero. Hanyuma uretse ubwo buhanuzi bwavugaga kuri Yeriko, ngewe uyu muntu nta nubwo ntera ikibazo. No mu itorero uyu nguyu ntahangayikishije. Umuntu umese akamwe akavuga ngo ngewe Yerusalemu ko haba birananiye, reka nimanukire Yeriko. Uwo nta kibazo. Ikibazo ahubwo tugira gikomeye mu itorero ni umuntu utemera kuba i Yerusalemu, ntiyemere no kuba i Yeriko, ngo amese kamwe agahara hagati na hagati. Hari abantu bazi kubagarira yose ngo ntabwo uzirizera nirizagira. Hari n'utundi tugamba barukore bishakiye ngo ugomba kugira ubwenge. Niwumva umuntu atangiye kuvuga ngo ugira ubwenge, ngo nububura ngizakureka, sawa, ariko basigaye babikoresha mu buryo buri negatifu butandukira ijambo ry'Imana. Kuko umuntu araza ngo ntugakabye gukiranuka. Umuntu uri Yerusalemu akabya gukiranuka we, ntabwo abibamo none ahangwe ejo abe yabivuyemo.
natanze urugero mu iteraniro rya mbere, navuze uburyo abantu batuye ku Gisenyi, iyo ugeze ku Gisenyi usanga abanyarwanda benshi bazi igiswahili, sibyo? Bishobora kukugora utandukanye umunyarwanda n'umukongomani. Kubera iki? Ugeze ku Gisenyi uhasanga abavuga igiswahili, ariko niyo ugeze i Goma naho wasanga abakongomani bavuga ikinyarwanda. Uri kubyumva? Biterwa n'iki? Nuko batuye hagati na hagati. Imana yo muri iri teraniro irimo iravuga ngo tuve hagati na hagati, duhitemo Yerusalemu cyangwa duhitemo Yeriko. Ibintu ni bibiri. Amen. Ntago erega no mu gihe cya Yesu yari abizi ko abantu bameze batyo bari bahari mu iteraniro. Yigeze abwira abigishwa be ngo mwese murabone, ariko si mwese. Yari abizi ko Bayuda barimo, kandi Bayuda bazi kwicekamo, umenya aho bavuga. Ku Cyumweru aho nigishije nababwiye ukuntu mu bigishwa ba Yesu bose ubona imihamagaro yabo. Yesu yasanze Yohana na Yakobo bene Zebedayi bari kuroba, arongera arababwira ati musiga amato yanyu nimurangiza munkurikire. Arongera agera ahari ba Petero, aramubwira ngo Petero, siga urushundura aho ngaho nkurikira, uzajya uroba abantu guhera uyu munsi. Ukagera kuri ba Baritolomayo ko bahamagawe turabizi, ba Matayo barabakoresha bikoro turabizi imihamagaro yabo, ariko ntuzigera ubona umuhamagaro wa Yuda. Muzambwire ko muri Bibiliya mwigeze mubona Yuda, tumubona yagezemo gusa. Itumenye yo yaturutse shwi, tumubona ari mu iteraniro, tukamubona ari mu bigishwa, tukamubona ari gutumwa. Igihe Yesu yatumaga 70 na Yuda yari ayoboye igiterane. Haleluya. Ariko tubabona bageze mu murimo. Kibazo uyu muntu yageze mu badeyakonate, ukamubona yarageze muri korali, ukibaza yageze bade na Yuda. Yaba Yuda rero yemeraga akaba n'umukristo usanzwe, ntabwo bimuhagije, ashyirwa ari uko abonyemo n'inshingano. Ibaze ko Yuda yaseseye Yesu ntagire ko ntabure Petero, wari kubako Itorero, ntanamugire Yohana umwigishwa yakundaga cyane, ariko Yuda bikarangira abaye ko ntabure. Ese turacyari kumwe? Haleluya. Amen. Ndagira ngo muri iri teraniro dusohoke umuntu wese ahisemo Yerusalemu cyangwa Yeriko. Tureke ibintu byo kuba imikonjerwa n'akazuyazi. Abantu bahitamo abantu ngo bakazuyazi batera iseseme Imana. Bibiliya ikavuga ngo nzabaruka, bivuze ngo abo bantu batera iseseme Imana. Kubiba mutabirimo ntacyo bimaze. Bibiliya ibwira yuko nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka agize gute, ntayo. Bivuze ngo umuntu utuye Yerusalemu niwe wenyine ufite amahoro. Yeremiya umuhanuzi w'Imana, Bibiliya ivuga yuko ari we muntu wagiraga amaganya, kandi koko yaraganyaga pe. Yeremiya ngo yigeze abwira Imana, aribwira ngo Mana, iyo mburanye nawe niwe untsinda buri nsanga uri mukuri. Niyo negeranyije ingingo nkabona ingingo zindengera, iyo ngeze imbere yawe nsanga byose ari zero. Ariko nyemerera nkubaze iby'imanza zawe, kubera icyo umunyabyaha hirwa, kubera icyo abagome baramba. Hari aho ngira ngo warabateye baramera bashora imizi, ariko ahishurirwa akantu nakunze, mpera Imana icyubahiro. Agira ngo baguhoza ku munwa ariko ukaba kure y'imitima. Ikintu dutunze abandi badatunze nuko Imana iba hafi y'imitima yacu. Mitima yacu Imana itwumva vuba. Haleluya. Ubundi intumwa za Yesu zose zabaga mu byiciro, Imana izi kumenya ibyiciro dushyiramo. Ibintu tuba tuza hano tugasenga twese tukaza gutura twese mu ijuru, bazi gutoranya, baratuzi buri wese bazi na misiyo yamuzanya. Hari ababa baguza kenda keza bakaza kukagaragaza dimanche, sibyo rata? Hari n'ahandi ujya ariko hakaza abandi bafite misiyo yo kutwiba amatelefone. Hano ariko ntibihaba, Imana tuhiye icyubahiro. Babona urangaye bakaba baragupapa mu ijuru rero, baratuzi. Abafite inzara n'inyota baratuzi. Haleluya. Yesu umenya mu iteraniro ko ari 5,000 bikeneye imitsima n'amafi. Ubwo ntiyabimenye? Muri 5 agakuramo 70, akababwira ngo 2 mujyane ubutumwa bwiza. Abaha ubushobozi bwo gukora ibitangaza.
muri 70 Yesu akongera agatoranya, umva ngo aratoranya akuramo 12, abwira ngo mwebwe tuzamukana umusozi tuvuge ijambo ry'Imana dusenge nijoro. Muri 12 akuramo 3 naho avuga ngo ndakuramo abana b'inkuba. Haleluya. Ndakuramo Petero, Yakobo na Yohana. Aba nizajya njya no guhura n'Imana. Haleluya. Aba tuzajya tuba turi kumwe. Ariko no muri 3 Yesu yaragitoranya. Yesu aratoranya akageza ku isegonda rya nyuma. Haleluya. Korara akamenya ko irimo abantu 50, akamenya ko atoranye akabashyira mu byiciro, hanyuma ngo muri 3 rero akuramo umwe. Akuramo witwa Yohana. Haguruka Yohana. Ngo cya Petero kizi kuvuga, kizi no kwishomura, kigize na duwaye w'aba bantu bose, ariko njyewe ntago ari we muntu wanjye. Umuntu wanjye ahubwo ni Yohana bene Zebedayo. Aravuga ngo wowe rata Yohana, abandi bajye baryama hasi barare nabi, ariko uzajya uryama mu gituza. Hari abantu barara mu gituza. Haleluya. Iyo uri mu gituza cya Yesu hari amakuru y'ijuru umenya mbere y'abandi, hari amakuru umenya mbere y'abarozi, hari amakuru umenya imbere y'ibikwagiza, ukamenya ngo Imana irakuzi kubera ko ufite umwihariko. Yoha, ufite umwihariko. Amen. Ndagira ngo nihuta amasaha yagiye, ndashaka kuvuga ibintu bibiri byamanuye uriya muntu. Ikintu cya mbere cyamumanuye ni ukutanyurwa. Ikintu gituma abarokore bananirwa kuguma i Yerusalemu bakamanuka i Yeriko nuko babuze umutima unyuzwe. Dufite ikibazo cy'abantu bibera i Yerusalemu bagashukurira imigisha y'i Yeriko. Utuye i Yerusalemu nibyo pe, ariko amaso yawe na kamera zawe zishinze i Yeriko. Dufite n'abantu birirwa i Yeriko bagataha i Yerusalemu nimugoroba. Kutanyurwa. Nyamara Pawulo abwira Abakolosayi 2 ibice 2 umurongo wa 3, arabwira ngo muri we ni ubutunzi bwose no kumenya bwahishwe. Reka mbabwire, iyo umuntu ari i Yerusalemu afite ubutunzi bwihariye i Yeriko butari. Hari ibintu atunze i Yeriko bitaba. Reka mbabwire, hari ibintu bigaragara nk'ibishashagirana biri i Yeriko, ariko umugisha nyamugisha uri mu bantu batuye i Yerusalemu. Kuko ntaga agaciro ari ibyo dufite, agaciro ni ibiri muri twebwe. Kuko ibiri muri twe turabyimukana. Haleluya. Muntu wubashye Imana aba ari kuri liste yo kugirirwa neza n'Imana anytime, igihe icyo ari cyo. Haleluya. Hanyuma Pawulo avumbura formule y'umugisha wuzuye uva muri Kristo Yesu. Abwira umwana we mu gakiza witwa Timoteyo, aramubwira ngo icyo akora abagira bate? Kubaha Imana. Iyo gufatanyije bivamo, umva iyo formule, kubaha Imana wongeyeho umutima bihwanye. Niyo formule ntayo. Nushaka kubaho neza muri iki Kigali, ukarya ibya Kigali ukazarya n'iby'ijuru, ubaha Imana, nurangiza ugire umutima unyuzwe uryamusinzira. Haleluya. Twe turabyica rero, tukubaha Imana ariko tukabura umutima unyuzwe. Umuntu akarara adasinziriye kubera ko umutima unyuzwe ntawe. Kandi reka mbabwire, kunyurwa niyo passport izatwinjiriza mu ijuru. Kunyurwa. Ubu hari ibyaha byinshi bikorwa bitewe nuko abantu babuze kunyurwa, babuze umutima unyuzwe. Gukorera Imana, kuba udakorera Imana byonyine ni ikibazo cy'uko wabuze umutima unyuzwe. Dufite abantu bahora bari busy kuva kuwa mbere kugeza ku Cyumweru. Nigeze mvuga uburyo hari umuntu wo hanze aho wari indirimbo, aririmba indirimbo aravuga ngo nubona ngo numpamagara ngo ukabona ntakwitabye ngo mba ndi gushaka iki. Namwe mwarayumva. Hari abarokore bashaka umugati kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, byagera no ku Cyumweru bakajya kwikiza ingaruka z'imigati. Bagahora muri ubwo buzima, ukwezi kugashira, umwaka ukarangira. Dufite abantu tubona kwigaburo ryera tutaya tubona mu yandi materaniro.
dufite abantu baba muri bimwe ariko ibindi batashobora kubibonera umwanya kubera iki bari bisi. Jo ndari umuntu werutse kumbwira hambere ati mukozi w'Imana, hari ikintu kimwe nangira umurimo w'Imana, ngira ngo ravangira, hangira gutokesha no kujinaraza. Ikintu wangira umurimo w'Imana ni ukuri narakibonye. Hari ikintu kimwe nangira umurimo w'Imana, mutega amatwi ngo akimbwire. Hangira hambere ati ikintu nangira umurimo w'Imana nuko iyo utawukoze n'ubundi urakorwa. Ati rwose iyo nabirakariyemo sinkukore n'ubundi birangira bawukoze. Mbabwira mugenzi wawe ngo bizarangira ukozwe. Aro birangira ukozwe kubera iki? Nyiri umurimo ubereye maso. Hakagira umuntu wigira kampara imbere y'Imana. Imana ifite abakozi, igira n'abakozi bo mu ibanga gabagira. Yesu yabwirije mu biterane byinshi, akora ibitangaza, akiza abantu. Ariko ikibabaje bamaze kumubamba nta wundi muntu wari uhasigaye n'umwe. Buri wese yari yaciye iburyo ndakibumoso. Ariko umuntu wari waje abundabunda, mumwibuke, hari umuntu wigeze kuza abundabunda mu ijoro. Muramwibutse? Agira ngo batamubona. Yitwa Nderata Nikodemu. Yari umukozi w'Imana wo mu ibanga. Nta hantu namwe muzongera kubona muri Bibiliya bavuga amateka ya Nikodemu uretse ijoro yaje maze kubaza Yesu ubwami bw'Imana ubwo ari. Bigaragara ko yanyuzwe. Nta handi wongeye kumubona mu iterane. Ariko aho rukomeye Yesu amaze gupfa, Nikodemu araboneza ajya kwa Pilato aravuga ngo mumpe mushyingure. Yesu afite abakozi be bo mu ibanga, arabafite. Hani igihe twe dutumbira ahantu ngo bari abakana nibo bazabikora. Kumva Imana irabizi kabo ngabo ari ba mafene ifite abandi bakozi ku ruhande. Turacyari kumwe? Abantu babuze kunyurwa. Yaba Imana yari imbebambereye kunyurwa. Amazu n'ama etage byose bikaba birorereye. Kaduha kunyurwa ijuru twazaritaha. Bwibone n'ubugome buba mu barokore. Mbese ibinyoma byo muri Yesu ashimwe biragatsindwa. Arabibonye ibinyoma byo muri Yesu ashimwe. Umuntu akagusubiza ngo mukozi w'Imana Yesu nashimwe. Aseka rwose ko bavuga ati urakapfa. Hari n'abandi baza mu iteraniro yakumva Imana ikuvuze ngo ikugiriye neza abatisha, yakumva unagurira ahubwo. Cyo muri Yesu ashimwe. Kamabwira Imana iratuza na misiyo zituzanira zisi. Haleluya. Ariko nkunda ijambo rivuga ngo nkunda bagira gute. Uretse ya jambo ntago abarokore bajye baryumva neza. Imana ikunda bagize bate. Hari ahantu haze ngo mu ijuru nta kimenyane kizahaba kizahaba. Ntago mvangiwe kizahaba. Imana ikunda abayigira bate. Kandi abayishakana umwete bigeze gute. Bivuze ngo batayishakana umwete se hari gahunda bafitanye. Hari umuntu kubitirwa mu isaka agasha mu ijuru nta kimenyane kizahaba. Abayira bazi ngo bari iki? Ubwo nta kimenyane kirimo. Bivuze ngo dushobora kuririmbana hari abariho ikimenyetso abandi nta kirimo. Uherekeje abandi kandi abantu benshi baratudonereye kabisa. Icyo nkundira abagariso doneri n'abafiye doneri nibo bantu bazi kwifotoza kuruta abandi mu. Abenshi tunabakiraho kugira ngo baryoshye amafoto. Mwarabibonye? Dore ko bazi n'amaposteri meza. Ariko ikintu nkundira ubukwe, buri ubukwe bubamo ibintu byinshi byiza. Muragenda bakaguherekeza gusaba, bakaguherekeza mu rusengero, sibyo? No muri reception muzi ko akenshi ni nabo batujya imbere baryoshya akazi ki. Mwarabibonye? Ariko bindira gato bagere mu gutwikurura. Baratwikurura, bakwiha guherekeza abageni. Bagera ku muryango bakabwira tumva rero harinjira umukwe. Hanyuma refiye doneri. Hari abantu batudonereye rero no mu iteraniro baba bari badufasha gutura, bakadufasha kubaka insengero, bakadufasha mu materaniro. Kamabwira Imana ikeneye umugeni ntabwo ikeneye imperekeza. Muve mu merekeza. Passport imwe izatwinjiza mu bwami bwo mu ijuru nuko uri umugeni wa Kristo. Kandi reka mbabwire Imana igira abana ntigira abuzukuru. Dufite abantu banze kuba abana b'Imana bahitamo kuba abuzukuru.
isano udafitanye n'Imana riri direct. Ntabwo Imana igucisha handi kugira ngo uzayigereho. Ntabwo igucisha ku babyeyi bawe, ntabwo igucisha ku mushumba. Ugomba kwibonerera n'Imana imbona kubona. Haleluya. Kemera kubumwa. Ariko buriya hari ikintu nkundire. Ubu ni mureba bariya abashumba bari hari. Buriya nabo n'abana b'Imana. Murebe ukuntu bashasha. Ariko ngo nabo n'abaki. Ntabwo ari ba petit frère ba Yesu. Ngo n'abana biki. Kandi ngo mu ijuru twese turi abana. Haleluya. Ikintu cya mbere rero gituma abantu bafite Yerusalemu bakamanwa nuko babuze umutima ugeze gute unyuzwe. Nkunda umugabo witwa Paulo ari we wari Sawuli kera, yari yarize amasomo menshi. Wakubaza w'amasomo wize watubwira muri za Yerika ukamanuka muri za Nasari, dore ko umuguru wose kera nta Nasari zabagabo nimubizi. Muhumure mu ijuru nta Nasari bazakubaza. Ibyo bazakubaza ntabwo bazakubaza niba ufite doctora shwita. Wumva amasomo rero Paulo yari yarize aba Filipi ibice bine arayavuga rero akavuga ngo nize kunyurwa. Umva isomo rya mbere ngo kabiri ngo nzi gucishwa bugufi, ngo nzi no kugira ibikigira nzi gute ibisaga. Ati aho naba ndi hose nuko naba ndi kose nigishijwe kunyurwa n'ibyo mfite, ari ubukene, ari ubukire, ari ugusonza, ari ugukena. Yongera ngo nshobozwa byose na Kristo. Ariyo masomo tuzamurika imbere y'Imana. Dufite abantu bakijijwe mu bukene, bageze mu bukire barapfa, baragwa. Dufite abantu bubashye Imana bakiri mu butayu, bageze i Kanani batangira kubaza ngo Uwiteka we, Uwiteka ubundi ninde? N'ibintu by'Imana ntibikimuryohera. Abantu nk'abo turabagira. Bwira mugenzi wawe ngo ntabwo tubeshejweho n'amafaranga, tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine butuma tudashyiraho, kandi ngo buhora bwunguka. Haleluya. Buhora bwunguka. Hari umuntu ngo yigeze gukora urugendo ari muri gari ya moshi, nishaka soreza kuramba ndabona iminota yanjye iri kurangira. Hanyuma ngo bamushyira muri business class. Muri business class baguha ibyo ukeneye bakaguha n'ibyo udakeneye. Hanyuma ngo ageze muri gari ya moshi nta makuru yari afite y'ibibera muri business class. Akora urugendo rw'iminsi 3, inzara igiye kumuhotora neza ngo imurangize. Arahaguruka ngo yabonaga abandi bajya kurya no kwiyarurira, akayoberwa ibyo ari byo. Arangije ngo aragenda ararura ibiryo, bamuhereza icyo kunywa. Arangije kurya aravuga ati rero nimushaka kunyice nta mafaranga afite. Baragira bamubaza ngo ese wicaye? Ati nicaye hariya. Abatungira muri business class. Abubwira ati iyo umuntu yicaye muri business class nta kintu yishyura, ibintu byose biba biri muri tike. Dufite ikibazo cy'abantu bicaye muri business class ya Yesu ariko batigeze bayishyurirwa ko byose byishyuwe. Zarira kwica ibibazo bikakurembya. Ufite Yesu muri business class nta makuru wigeze ugira. Haleluya. Bani impamvu batanyurwa nuko batazi ko ari business class Yesu yatwicajemo. Haleluya. Kintu cya kabiri cyatumye uriya muntu amanuka akava i Yerusalemu akajya n'ugukunda isi n'ibyisi. Kintu gituma abantu bava mu masezerano bagasubira aho Imana yababujije nuko bakunda isi n'ibirimo. Bibiliya itubwira Yohana yaranditse mu rwandiko rwe rwa mbere aravuga ngo ntimuzi ko gukunda isi bidutera kwangwa n'Imana. Yongera kandi Yakobo abisubiramo aravuga ngo yemwe basambanye namwe basambanye kazi, ntimuzi ko ubucuti bw'isi budutera kwangwa n'Imana. Nawe arongera bisubiramo. Abantu bibeshya yuko abasambanyi ari abantu nyine baryamana bakagira bate, ariko Bibiliya itubwira ko hari n'ubusambanyi bwo gukunda isi n'ibiri mu isi, bikatwibagiza gakondo y'abene, bikatwibagiza ko inaha turi abagenzi, bikatwibagiza yuko aha atari iwacu. Nigeze njya muri Anteroma mu minsi ishize, hanyuma ngiye kumva numva umugore yari yapfushije umugabo, ariko umugabo we icyari kimwishe twari tukizi. Hanyuma umugore turi mu rusengero, murabizi ko ariho basezerera bavuga ubuhamya, arahaguruka afata mikoro ati rero ati umugabo wanjye yagiye mu ijuru. Dutega amatwi ngo twumve impamvu. Ibizi biti aratangira tumva yafashaga korari, yari umuterankunga w'iki bakorari. Kabiri kandi yari afite abantu yakodesherezaga amazu. Nta kuntu Imana
yakwibagirwa iyo mirimo uyu muntu ngo abone gihinomu izashyiramo imiyaga abone ijuru. Kandi ubwo aho twicaye aho twese ikintu kimwishe turakizi, aho yaguye tugize gute turahazi. Abantu barata imirimo, reka babwire Bibiliya iravuga ngo haleluya. Se ko murakaye mubirakari mwirakara ntabwo ari njye warakaye, ni ijambo ry'Imana, ntabwo ndi kuvuga ibyanyu. Haleluya. Bibiliya ikavuga hahirwa abapfa bapfira hehe, ngo hanyuma imirimo yabo ikagenda igize gute. Imirimo igenda imbere cyangwa igenda ibaherekeje. Mu yandi magambo, nibatakwemera wowe imirimo izatambuka ariko uzasigara inyuma. Abantu bazatahira yuko bakoze neza ariko b'Imana itarabemeye. Ukeneye kugira ngo ijuru ribanze rigutangira ubuhamya mbere y'ibindi bintu byose. Haleluya. Ubu gukunda isi rero bidutera kwangwa n'Imana. Abantu baburira umwanya Imana. Kuwa mbere ni busy, kuwa kabiri ni busy, ukwezi guta tukamenya gupanga atari mutemo zacu neza, tugendeye ku isi iri ariko tutagendeye kuri tayi mutemo y'uko ijuru ridushaka. Icyo rero kikaba ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu abantu benshi basenga amasengesho yigarukaho, urukundo rwabo rwigarukaho, urukundo rw'Imana rugashira. Ndagira ngo mbabwire, igihe Yohana yavuyaga ari amatorero arindwi muri Aziya, hari itorero, amatorero 3 niyo yashimwa, andi yose ane yaragawe. Umva ikintu kimwe rero, ndashaka gukuramo itorero rimwe rya Efeso gishimwa ibintu byose ariko Yohana Yesu ageze hepfo aravuga ngo mfite icyo nkugaya, ngo nuko waretse urukundo rwawe. Ibindi byose yari yashimwe, Efeso yari yashimwe ibindi byose, ariko Yesu ngo yongeraho ijambo rikomeye, aravuga ngo ibuka aho wavuye ukagira gute, nurangiza wihate, ngo kandi ukora imirimo nk'iyambere. Hakaza n'imikurozi ikomeye, ngo kuko nutabikora nzaza huri nkuri igitereko kitabaza ryawe ahacyo, nutagira gute, nutihana. Uzi ko aho hantu muri Efeso havugwaga ari muri Turukiya y'uyu munsi. Uzi ko ubwo buhanuzi ayo magambo Yesu yavuze kuri Efeso yasohoreye kuri Turukiya y'iki gihe 99 n'ibice bingana n'abasilamu. Ubwo urumva igitereko kitabaza kitaragiye, abarokore barashyize kubera ikintu kimwe bagawe ntabwo bagikosora. Nsoza ndagira ngo mvuge ikintu kimwe, uriya muntu amanutse avi Yerusalemu agiye Yeriko, umva ibintu bamukoreye. Ngo yahuye n'abambuzi, ikintu bamukoreye cyambere ngo baramukubise baramwambura bamusigasigaje hata akagira gute. Iyo umuntu amanutse avuye Yerusalemu hari bariyeri itangira abo bantu bamanuka, barabanza bakakwambura. Uzi ibintu bakwambura? Bakwambura urukundo, bakakwambura kwizera, bakakwambura kwihangana, bakakwambura gukiranuka. Ibyo nibyo bakwambura ukabona kwinjira muri Yeriko. N'ubu hano hari abantu dusenga n'abarambuwe, ugatera haleluya kandi warambuwe. Hanyuma uriya muntu rero ngo bamusize gato ngo apfe. Umuntu wa mbere Bibiliya itubwira ko yamanutse ngo ni umuki. Ngiye kubwiriza ndeba aha, ntabwo ndi bwongeye kureba hepfo kuko ntabwo ari bo ndi kuvuga, sibyo? Ariko ngo umuntu wa mbere wamanutse ni umutambyi. None mbabaza ikibazo, umutambyi uri kumanuka yagusengera kandi nawe ari kumanuka? Umuririmbyi uri kumanuka hari icyo yakumarira? Nawe ari kuva Yerusalemu ajya hehe? Umutambyi ngo aramanuka, ahageze ngo arakikira, agira gute? Yaragubwiye ngo aheza mu ijuru. Kandi reka mbabwire, hari ibinyoma byo muri Yesu tujya dukora. Umuntu akakugezaho icyifuzo ukamubwira ngo ndagusengera, kandi icyifuzo birashoboka ko hari icyo wari kugikoraho. Imana impamvu yisemo yuko icyo kintu kigucaho nuko ikubonamo ubushobozi bw'uko hari icyo wabikoraho. Uriya mutambyi rero ngo arakikira arakomeza aragenda. Kubera iki? Ari kugiye Yeriko. Nta rundi rukundo ubugisigaranye, nta buhamya ubugisigaranye, nta cutinya. Haleluya. Abantu bari Yerusalemu ntabwo babagombera kubategurira amasengesho, bo banaza hano nta masengesho yapanzwe. Kubera iki? Baracyari hehe? Yerusalemu. Uwa kabiri wamanutse ngo ni Umulewi nawe bari abantu ngo bari bazi amategeko, bari bazi ibyanditswe, bazi ikimana ivuga. Nawe ngo arakikiragira gute? Ariko umuntu wa gatatu niwe nshaka kuvuga, ni nawe tugiye gusaba Imana.
ngo umusamariya mwiza wari uri mu rugendo. Bibiliya yo ntabwo ivuga ko yamanukaga. Reka ntabwo umusamariya amanuka, abari mu rugendo muri patruyi akora turu ngo arebe abantu bayobera Yeriko. N'ubu Yesu ari gukora controle hano muri iri teraniro kugira ngo atarura abantu bamanukiye Yeriko bakava i Yerusalemu. Haleluya. Arahari Yesu hano nabwo. Umusamariya mwiza arahari. Hanyuma ngo yamukoreye ibintu bitanu nshaka kuvuga mu mpine. Ikintu cya mbere ngo yamugiriye impuhwe. Ubu Yesu atugirira impuhwe tutari beza. Nta cyangwa atababarira kubera ni impuhwe yuzuye impuhwe nyinshi. Haleluya. Umuntu wemerewe gupfa ku bwacu. Kabiri ngo arangije amwomora inguma. Yesu mbere yuko agukoresha arabanza akakomora. Haleluya. Gatatu arangije ngo amupfuka ibikomere byose. Icyo arakirangiza. Kane amujyana mu icumbi ry'abarwayi. Ririya cumbi namenye ko turwariramo twese ni ku musaraba. Twese hahora igiti ngo giteze amaboko kigira gute nimuze mbarwaza. Abantu isi yanze bose ku musaraba bakabarwaza. Nicyo nkundira ku musaraba. Abantu bafite ibikomere byo mu mutima, abantu bafite karande mu ijuru bahora biteguye kubarwaza. Abantu baremerewe n'ibyaha, abafite ibyo bananiwe kureka ku musaraba biteguye kubakira. Ngo arangije amugeze rero mu icumbi, ngo asiga yishyuye denariyo ebyiri. Ziriya denariyo ebyiri nazisobanuriwe mu buryo bw'umwuka. Igihe Yesu yari ku musaraba hari denariyo ebyiri yishyuye, ngo bamutera icumu mu rubavu, ngo havuyemo isoko y'amazi, ngo havamo n'amaraso. Namenye ko ariya maraso atweza ibyaha, ariko amazi yo atumara inyota y'isi. Murankurikiye? Hari abantu basomye kuri ariya maraso ibyaha barabireka, ariko ntibasoma ku mazi ngo inyota y'isi bashiremo. Tagira ngo dusenge, twisengere Imana, twisengere Imana.